Ndajya mbanza mena muri iki kintu nubwo nagiye kubona ngo abanyamakuru bose bamaje kugira gute kukirengagiza sinibaza ukuntu umuntu bita Kiliku aza akavuga ngo i Burundi bamaje kutubanira ntaza kuza kumva nanone umuntu bita Satiba avuga ngo mu Rwanda ntago imiziki yayo gikinwa iki i Burundi cyangwa byavuze akatavuza umwe abari ibyanyabyo niba mu Burundi bamaje gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ntago uzongera gukina imiziki y'abanyarwanda mwebwe abanyarwanda mukaba muri mu Rwanda mwirwa mutema na mwirwa muserera mwirwa mukurikira amatiku gusa dushobora gufata impano ngo muzifate mugira gute muzibungabunge dukomeze tubone umuziki mwiza ndetse uzabasha gupenetra mu Burundi badukine babyanga cyangwa babyemera zero yanyu murayifite nk'ababuruga ndetse n'abapromota ndetse n'abanyamakuru nurako witwa Kiliku ari mu Rwanda uwitwa Abwije nawe agiye kuza kuririmbira mu Rwanda ndetse n'abitwa bande basoshomura haza kuza kwibaza nti se abarundi niba bo barimo kubona isoko mu Rwanda kuko tutubakina kuki tutari gushaka amasoko kuki twe tutari gushaka amasoko sibyo azaboneka batakidukina izo ndirimbo zizumvwa nabande yego icyo ni gitaramo kirimo uwitwa Bushari uwitwa Abwije uwitwa Kiliku Akiri ikirimo Soshomura ikirimo Fireman ndetse na Nason Solist nyuma yuko umuntu bita makanika yakomeje kugira izina rikamurenga akaza kuza kumwe mu bantu badanje ndetse rwose agakomeza kuba mu munyengo wo kwitwa mubi cyane agakura amafaranga agasundisha abakobwa akabasohokana akabakubita bendova akabajyana mu tubari ariko rwose abakire bakaza kumutenguha bikarangira uwitwa makanika inzara igiye kumukindagurira mu nzu ahita avuga ati kwaheri n'abakire nzabakorera bupagasi ariko uyu munsi nanjye ngomba kuba the owner of business uwitwa makanika yazanye akagoroba k'iki k'abapansione makanika gute gira uti mubi cyane narashaje ave sinyere mu kasafe no cyawe rwose urimo kwiriza uvuga ngo rwose ngo ababosi bagiye baguhemukira ngo mugakorana ngo ejo ngo cano ngo bagahindura ngo gahora uhindura ababosi ngo biza kukudindiza mu iterambere ryawe ariko nanone ngo wongeye wagarutse ngo mu Bapansione buse bizagaruka bizakunda ra by'abakire byo nta kintu nabivugaho nawe urabazi yego ngo inshuti mu gihe nyine bakigukeneye uri gukorana ako byibuze iyo ibintu byabo bizamuye bakabona bigenda bumva hari undi wakora ibigenda kurushaho makanika ko twamumenye nk'umuntu ukina wenda filime yaba yaje mu biganiro ko twabonye n'ubundi content ijya kumera nk'akagoroba k'ababyeyi abenshi batanye no kuvuga ngo ushobora kuba washishuye wenda baruki ese urabivuga iki ko ndi umwe mu batsinzwe busadeke akubitwa icuro bucancuro yego ko mana yange yego ubu namenya ari ipiki harica n'uherukaho bita Dembe TV ngira ngo wenda hacagaho content bita komisiyoneri ariko uyu mwanya wa none ntago tukibona twabonye barahinduye ese nawe yari mu bakire cyangwa n'ubundi iyo komisiyoneri zongera igaruka urumva koko wagira icyo urenza kw'ibyo bintu ko kuririrwa ubaza tuza kuza kwibaza waje kugira ikibazo igitekerezo cyo gushaka umugore nyuma yuko usundishije igishushanyo cyangwa n'ubundi byari biri mu migambi ndi kukubwira ngo imyaka 30 aba ari ibindi yego ibya bindi nakwita ibindi uramutse udafite icyo gitekerezo se ubwo urumva bitaba ari ibindi yaba ari ibindi ubu ko tubuteganya ryari ariko nawe mubajije ku byo gusundisha igishushanyo ati ibyo ni ibiki se umuntu bita ya mpano abanyadafite ko nta na perimagira buri imodoka se gahunda ni imodoka nakomeje kugenda mbona sohoka ko nta mubonye yitwara ariko nabonye na Bushari sinzi we nigeze kubona isohoka moda kandi Bushari sinzi ko yitwara ntabwo njye yitwara Bushari umuntu utafite imodoka gusa ugiye kuzana urubanza rw'imodoka rube nka rwa rundi rw'abana ba Usumarito nka yamano usigaye afite n'umugore kugira imodoka se ari hari amakuru ya numvishe ngo hari ahantu ngo yambuye uduhumbi 200 harya ubwo nk'ubwo uvuga kuri wa mu mbabarira cyane nako nshaka ibintu by'amatiko witwa DJ Briane amajije kwitereka aravuga ati rwose byanga byakunda
umuntu bita Muyango n'inshuti yanjye mbabwire ngo nimujya kubaza umuntu amatiku mujye n'umuntu amubaza n'imishinga ye kuko witwa DJ Briane afite rapere niba raperi umushinga ufasha abantu ko ntarabona umunyamakuru witereka ngo amubaze ngo none se umushinga wa rapere ugeze cyangwa inkungu uri kuyibona aho nibizaba nk'ibyo wa mukobwa nabonye uri kujya gutuka Theo arimo kwisabira abafana bavuga ati mwamfashije akajya aragashinga akabona akavuga ngo witwa Theo ngo nawe ugeze amutuma ngo kuririmbira indirimbo zibohora imitima y'abanyarwanda haza kuza kwibaza nti se umushinja uburaya ngo Munyagatovu araba yajyaga aza kuraya ni cyane ryuko yaba atarageze iwawe nuko wenda yabaraye murumuna wawe nuko wenda byagenze bite kuki abantu bagira amashyari aribyo bya bindi twaje kuza kubona uwitwa Ariya Kuri yibukije nde disikiremo amubwira ati kuba ndi umukongomani cyangwa imodoka ni inkongomani nta hantu bihuriye no kuba wavuga ngo wagakwiye kuri gukoma amashyi kuko waba utunze inyarwanda sibyo yego nanakomeje kubona bagenda rwose ubona disikiremo akomeza agenda yisobanura ngo abitwa bajuna giti batunze inkongomani ngo abitwa ngo baroki batunze inkongomani sinzi n'abandi yagiye avuga ba Kadafi n'abandi ariko ukaza kuza kwibaza ngo ikibazo ni plaque y'inkongomani cyari ikibazo n'agaciro k'imodoka ubundi se kucyubizana mu bukongomani uruganda rwayikoze ubundi kucyubizana mu bukongomani kucyubundi bizanamo ubukongomani uyu mwanya wa none turekera ibya Briane ko batambaje wone raperi ariko umwanya none wakibaza ngo igihe nahereye mvuga umuntu bita Maroni namuvuza mu biganiro bingana gute ni byinshi cyane nyuma yuko asohoye akaririmbo se ntabwo yahawe agaciro ntabwo akomeje kubona muri Francis yicayemo ameze neza Amaroni wabonye ko yarishwe n'itabi ariko ngo kubera yuko ngo atandukanye na Reba mugashaka kumutsikamira haryo bamarone namutse abigaranzuye akongera agasubira kuri top mwaranze kumufasha mu gihe ari mu bibazo we ashatse ntiyabanyaho ibyo bintu byo byabayeho ku muvandimwe bita makanika zebra switch biza kurangira witwa makanika inzara igiye kumukindurira muri ghetto kubera yuko abantu benshi bagaga kumuhereza iki rore bavuga ngo uyu ni mubi cyane n'umwana ugaragaza nk'abakire iyi rore ntago yayikora ndetse kugeza ubwo rwose inzara igiye kugira gute kumukindurira muri ghetto ko sibyo bintu muharanira ko namajije kumva ngo na za wadi zaturutse ngo Nigeria ibipapuro burya ngo zaje nyine ngo nta n'igitoye kiziherekeje wadi za Nigeria zitandukanye na za zindi zo mu Rwanda uwitwa Kanyombya yavuze ngo ntago nshaka ko muzongera kumpa ako kabaho kabaje ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe tubana wowe ukunda ugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi nizere ko umeze neza ukomeje kugira ibihe byiza no kugubwa neza ubwo ni mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba n'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse n'ibwotamasimbi mwe mukunda mugakurikira ibintu ibiganiro byacu erega turagushimira wowe wakoze subscribe nimba utarayikora cyangwa se ari gukigera hano kanda kuri subscribe s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndi Zebra Switch kuri kamera no kuri mikoro za View Nation TV turi kumwe na mwenyewe turi kumwe na Cour Magique turi kumwe na Mr Jui turi kumwe ariko turi kumwe na Mr Breaking ukiri gute nguhaye ikaze Zebra Switch nakubwiye ngo nshobora gutinda wenda bitewe nuko managize akazi kenshi cyangwa se wenda nagiye no mu bindi uko nakubwiye ngo muri iyi minsi hari abafana batangiye kugenda bambwira ngo ese Cour Magique uzi imodoka ndavuga ati wasanga wenda bari bagiye no kwiyungura ugasanga wenda nagoswe ndavuga ati ngomba kubanza kumenya icyuma Zebra ariyo bafasha witwa mwarimu Moyize ndavuga ati mwarimu Moyize agomba ngiye kumesha kategori numwe no mwarimu bameze neza cyane bakora no ku gisozi hano ku kibanza ngira ngo akoresha rimwe niba kubwira ngo abantu bakora rimwe uzateruke n'abandi bakubeshya ngo uzagicira ngo wayibonye biriya baragahenda abana kuko ntekeza ko umuntu ntabwo agerwa yigisha abantu kandi yamenyemo igitoro ageze gute mwarimu Moyize guca amafaranga ariko ukora rimwe icyo kintu kigize gute atandukaniyeho n'abandi barimu so ngo nanjye namajije kwipanga umwandiko ubejo nimutagira ko ngena mugatwikiriye ntimuzavuga ko Magique ngo ntabwo nababwiye niyo mpamvu nakomeje kugenda mbona abantu bagiye kwitabira ibitaramo bya Kiliku benshi baza bazifotorezaho Kiliku no mutume ntabwo bizi ibyo ntabwo mbyitayeho ese ubundi ngeri bigeze banyicira ngo mbyamamaze erega ni mpamvu nshatse nanabyita ibya Bushari naje nkabyita ibya DJ Briane bose sinabonye barimo gusa ikizima nuko nabonyemo B1 ndekeze ko wenda muri mutera nkunga mukuru na Kigali protocol so nakomeje kubona abantu benshi bakomeza kugenda bipanga haza kuza kuvuga ati buriya byo ndaza kuza kubugenda runono nze kuza kumenya se umuntu bita ya mpano ko nta na perimagira buri imodoka se gahunda
ikintu kijyanye n'imodoka nakomeje kugenda mbona sohoka ko nta mubonye yitwara nuko ukingura umuryango cyangwa bimeze bite. So ntekereza ko ari ibintu nakomeje kubona byiza cyane, ariko nabonye na Bushari sinzi yo nigeze kubona isohoka moda. Kandi Bushari sinzi ko yitwa, ntabwo ngiye yitwara Bushari. Umuntu utafite imodoka gusa ugiye kuzana urubanza rw'imodoka rubenga rwa rundi rw'abana ba Usumarito ndetse na ntuza na wa undi umwe Deriyo Gasana, zimwe ntuzavuze ngo baguriwe n'abagore. Uwitwa Muchoma ntabwo agiye akitereka akavuga ati mumbwire ukuntu Instagram na TikTok byakugurira imodoka. Ariko urumva nka yamano usigaye afite n'umugore kugira imodoka sari igihe. Hari amakuru ya numvishe ngo hari ahantu ngo yambuye uduhumbi 200 haryo ubwo nk'ubwo. Uvuga kuri wa mu. Mbabara cyane nako nshaka ibintu by'amatiko. Ayo ni amakuru ngiri kugenda nshobora kuzaza kumenagura. So rero bya birori byiza cyane nabonye ko ari press conference bayo umunsi, sinshaka no kwitinda kubera ko sinigeze ngerayo, ariko by the way nabonye witwa DJ Briane amajije kwitereka aravuga ati rwose byanga byakunda umuntu bita Muyango n'inshuti yanjye, ndetse avuga no kubazo byiwe na Semuhungu ariko ntari buze kuza kugarukaho. Ariko nongeye mbabwire ngo nimujya kubaza umuntu amatiku mujye n'umuntu amubaza n'imishinga ye. Witwa DJ Briane afite rapere niba raperi umushinga ufasha abantu. Ko ntarabona umunyamakuru witereka ngo amubaze ngo none se umushinga wa rapere rugeze cyangwa inkungu uri kuyibona. Aho nibizaba nk'ibyo wa mukobwa nabonye uri kujya gutuka Theo arimo kwisabira abafana bavuga ati mwamfashije, akajya aragashinga akabona akavuga ngo witwa Theo ngo nawe ugeze amutuma ngo kuririmbira indirimbo zibohora imitima y'Abanyarwanda. Haza kuza kwibaza nti se umushinja uburaya ngo Munyagatovara bayajyaga za kuraya ni cyane ryuko yaba atarageze iwawe, nuko wenda yabaraye murumuna wawe, nuko wenda byagenze bite kuki abantu bagira amashyari. Icyo ni ikibazo ngengaza kure nkabona umuntu w'umubyeyi gataraje kurayi we mwana. Nuretse nkaburi yari kamaze mubaza uretse gato umuntu afite ikibazo cya famiye kimubye mu madamu we ararwaye wisezerano wamubyariye abana wanze kumuta igihe Theo yari yarigize ibyo ngibyo byose mwakomeje kugenda muvuga. Ariko witwa Theo niba yarafashe wenda umwanya wakawukoresha nabi, ntabwo bivuze yuko ibikorwa bizima yakoze byasibanganye. Aribyo bya bindi twaje kuza kubona uwitwa Ariya Kuru yibukije nde disikiremo amubwira ati kuba ndi umukongomani cyangwa imodoka ni inkongomani nta hantu bihuriye no kuba wavuga ngo wagakwiye kuri gukoma amashyi kuko waba utunze Inyarwanda. Sibyo? Yego. Nanakomeje kubona bagenda rwose ubona disikiremo akomeza agenda yisobanura ngo abitwa Bajuna Giti batunze inkongomani, ngo abitwa ngo Baroki batunze inkongomani, sinzi n'abandi yagiye avuga ba Kadafi n'abandi. Ariko ukaza kuza kwibaza ngo ikibazo ni plaka y'inkongomani cyari ikibazo n'agaciro k'imodoka. Ubundi se gucyubizana mu Bukongomani uruganda rwayikoze. Ubundi kucyubizana mu Bukongomani. Kucyubuna bizanamo Ubukongomani. None abonye yabihinduye agashyiramo ngo Burundi ngo na za Uganda. Nza kuza kuvuga ngo ntabwo ibingi ndi buza kuza kubitindaho. Ariko byanga byakunda niba ubajije umuntu ngo amatiku kugira ngo ubone za tamunerizi wanyu. Namubaze ngo raperire umushinga w'abana uhagaze gute. Ikibazo amatiku no bazana muri nuza gusa bazane ukaza kuza kwibaza nibarimo kumubaza ku gitaramo bagiye gukora. Bari kumubaza ngo kumubita ngo no sense question. Kuki batamubaje kuri Bushari bazakorana igitaramo ngo mubaze kuri Kiliku azaba ari gufasha mu muziki, amubaze kuri Davis. None ugasanga Muyango utabivuze kangahe batse gatoya. Ibi nabivuze kangahe. Ngenirwa mvuga ngo nyamara abantu bakomeza kugenda birengagizwa. Mwubwira ngo ibintu bimwe na bimwe muri showbiz yacu twirengagiza kubera ko twamajije gushyiramo abantu ngo bazadukugera ko twavuze amatiku. Sibyo? Uyu mwanya wa none tureke ibya Briane ko batambaje wone raperi. Ariko umwanya none wakibaza ngo igihe nahereye mvuga umuntu bita Maroni namuvuze mu biganiro bingana gute. Ni byinshi cyane. Nyuma yuko asoya akaririmbo se ntabwo yahawe agaciro. Ntabwo akomeje kubona muri Francis yicayemo ameze neza. Amaroni wabonye ko yarishwe n'itabi. Amaroni wabonye yarishwe n'itabi. Ngenzi gupima itabi. Amaroni se taraye yaracendebereye. Reka Amaroni se yicaye muri Francis bandika ngo Amaroni wicaye aho ngari gutuma itabi. None se gukimwaje mukatwanyisha Amaroni yageze muri vaya sasa akaba yageze bonge nkabona ameze neza anafite na swaga anameze neza nk'ukuntu yari ameze kuva na kera. Ariko ngo kubera yuko ngo atandukanye na Reba mugashaka kumutsikamira haryo ba Maroni namutse abigaranzu yakongera agasubira kuri top. Mwaranze kumufasha mu gihe ari mu bibazo we ashatse ntiyabanyaho. Wenda nuko batakora nkabo ariko byanga byakwibyo tuba twayivuze guhera kera zebra switch byanga byakora yarabonye agaciro ka media kwita kuri tarazanyatara kuruta bya bintu byo kuzana amatiko nabyo byakwiye witwa Yagwa akabagiye gufasha taraziri hehe ziri mu Buganda.
noneho nta gahunda yo kugaruka bishatse kuvuga iki rero nkuko twabonye amaroni uwitwa wa muhungu wacu gisa cy'inganzo wabonye kurasigaye angana ni mumuhereza attention kandi nawe aragarutse nawe afite video nziza ndetse n'abandi na ba Mr Kagame n'abandi cyo kwasinze igitaramo nyuma yuko maje gusakuza ariko cyo kwa abantu banjye bari muri blessing nabonye n'uwitwa social mura yatumiye mu gitaramo bamwibutse uwitwa social mura bazagenda babyibuka kandi bari bakugenda babyibuka kugeza babikora ko twamajije kubivuga bakeneye ko mubibutsa ibyo bintu byo byabayeho ku muvandimwe bita makanika zebra switch biza kurangira witwa makanika inzara igiye kumukindurira muri ghetto kubera yuko abantu benshi bagaga kumuhereza iki rore bavuga ngo uyu ni mubi cyane n'umwana ugaragaza nk'abakire iyi rore ntago yayikora ndetse kugeza ubwo rwose inzara igiye kugira gute kumukindurira muri ghetto tekata buriya byamubayeho ntabwo ari mu muziki gusa no muri comedy no muri cinema bibaho ndetse ntabwo uzi abantu wese kamaze nkubaza tureka no kwanza kwinjira kuri makanika ntabwo uzi se abantu ibyo bibazo byagiye bibaho duhera kuri bose bamukarujanga ntabwo uzi ko kira manere umuntu n'ubwo upfa gupushinga ukabona n'ibibazo ubu se umuntu bita nyina wambogo sha wamenya atunzwe n'iki banyagahene atunzwe n'ibiganiro banyagahene ntabwo nyimubona kwa Maribu cyane mu biganiro yajyayo ni gake none se ubujyagahene tarafite yagakwiye kuba wera twemereka kuko twese nako twabarwa rwemeza mirimo hako si ikibazo cyo nitwabonye nabasamusure barira ku mbuga nkoranyambaga abantu mushaka kuvuga ngo umwanya wawe wakoresheje nabi twese nako twaba content creator nta nubwo twese umwanya twakoresha neza ahubwo kubera iki tugira akantu ko guharanira no kudahereza abantu agaciro kuko dushaka kwimuka ikintu cyo kuvuga ngo uyu muntu yarazimye ntagashobora gukora ari niyo mpamvu nibiza kuza kunkundira ndaza kuza guhamagara umuntu bita nde makanika nkamubaza ibintu byakubayeho nibyo ni ibiki byagenze gute ese ingamba amajije gufata nizi zebra switch niyo mpamvu nkubwira ngo rimwe na rimwe ntago ngiye rwose nzaza hano ngo njwe pfera abantu namwe bijye basigira amasomo kuri majike yego nimba umunyarwanda gutije amaso gatoya n'amatwi yego shakura maya kuko ejo ariko si ibyo bintu muharanira none ko namajije kumva ngo naza wadi zaturutse ngo Nigeria ibipapuro burya ngo zaje nyine ngo nta n'igitoye kiziherekeje ubundi abantu batwara amawadi ariko ibintu bya wadi wamuganiza mu Rwanda mbego tujyanga cyo tubigaruka umuvandimwe wanjye abantu batwaye wadi zo mu Rwanda umuvandimwe wanjye bitagita Cedric nagiye kumva numva akoresheje voice cyangwa se ku murongo wa telefone ashizeho yitwa Emegat wamaje kwidekara wavuye mu boroga uyu mwanya none ngo yerekeje ngo bijyanye n'amafilime muri cinema hose umenye nacyo gihembo cya mbere yegukanye nk'umu cinematique cyangwa se umuntu wagiye mu bintu bya movie kumva numva aramubwaza ati se kirazira wadi ko nabonye uva mu modoka y'ukura karaka modoka ze byara ati reka yaje yonyine zakuza kuvuga ati sawadi za Nigeria zitandukanye na zazindi zo mu Rwanda uwitwa Kanyombya yavuze ngo ntago nshaka ko muzogera kuma ako kabaho kabaje yego ubundi ukibona awadi yego akwiye kuvuga ati ubuzima birabaye ariko urabona waduhamagara umucuti wacu gasuka ati akagati nta na certificate ugasanga ni ikibazo so zaba switch yo nibiza kuza kudukunda twe tuzahindura ibi bintu byose birimo kugenda biba ari no mpamvu babwira yuko abantu mwakurikiranye Viewation cyangwa mwakunze Viewation uyu mwanya none ndimo kuyisengera ngo izabe ONG cyangwa se izabe organisation nyine tujye tugira n'abandi bantu dufasha ko twebwe target yacu no gusupportinga ko ngira ngo murabibona nkunda gukora n'impano zigira gute zikizamuka kandi koko ni nayo opportunity cyangwa se nawo murongo twe twihaye ubwo nibidukunda tuzagira gute tuzahinduka ari Viewation organization ubwo rero ni mu bidusengere cyangwa se mu bidufashemo ariko hagati aho ngaho mukore subscribe iki nanone mujye mukomeza mu nsharingire ariko nyabuna munakomeze mubwira abantu ko amakuru nta handi ushobora kuyakura yize usibye kuri ki kuri Viewation TV. Yes, of course, come to baby no fake of course king of first ambassador for coming is mtoto wabutamwana ngenda tukative tutravoka buti nyiri ubwite Viewation ku majiko ndavuzwe amubyeshobora guhit yo terizuba iticuti y'ababosi tijwi ry'aba diaspora ningejwi abandika kaje pandemic indesite mwuzukuru waje bafunze shop mwana aho umugore imbaraga z'uganizuba vuba nyita operanye tono speaker nyiciro kagetse kwa Mr. Breaking zebra switch ndajya mbanza mena muri iki kintu nubwo nagiye kubona ngo Abanyamakuru bose bamaje kugira gute
kukirengagiza Ikihe? sinibaza ukuntu umuntu bita Kiliku aza akavuga ngo i Burundi bamaje kutubanira ntaza kuza kumva nanone umuntu bita Satiba avuga ngo mu Rwanda ntago imiziki yayo gikinwa iki i Burundi cyangwa byavuze akatavuze umwe aba ari ibyanyabyo niba mu Burundi bamaje gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ntago uzongera gukina imiziki y'Abanyarwanda mwebwe Abanyarwanda mukaba muri mu Rwanda mwirwa mutemana mwirwa muserera mwirwa mukurikira amatiku gusa dushaka gufata impano ngo muzifate mugira gute muzibungabunge dukomeze tubone umuziki mwiza ndetse uzabasha gupenetra mu Burundi badukine babyanga cyangwa babyemera zero yanyu murayifite nk'ababruga ndetse n'abapromota ndetse n'abanyamakuru iki kintu impamvu manje kukivugaho Zebra Switch kiri Abwije nani nuza arabivuze muramupinga aravuga uriya muhungu nuza uyu nguyu ubufasha cyangwa we abretse Satibi yarabivuze mu bica mu gutwi guca mukundi uwitwa Kiliku bisubiramo ariko mugaragaza ko nta kintu cyabaye ndetse kuvuga iki rero nkuko twigeze gufata umwanzuro wo kuvuga ngo mu Rwanda zajya imiziki y'Abanyarwanda 30% nubwo twigeze duca izabandi mu Burundi bakaba barafashe umwanzuro wo kubazimya ese kuri ururimi rwanya aribo barwumva cyane muri East Africa aho ubwo biraza kuza kugenda gute icyo ni kibazo ngomba guhereza n'umukoro ngomba guhereza ababoroga abagenzi bajyase n'abanyamakuru muri rusange bagafatira hafi kugira ngo bareke kugira gute si ngombwa ngo babanire abarundi ariko basi nibaze bashyigikire na za mpano zo zabamaroni nirwa mvuga nabande n'abagisa cy'inganzo n'abandi bakizamuka n'abanasoni Soreste n'abandi ariko uyu mwanya wa none nurako witwa Kiliku ari mu Rwanda uwitwa Abwije nawe agiye kuza kuririmbira mu Rwanda ndetse n'abitwa bande basoshomura haza kuza kwibaza ntise abarundi niba bo barimo kubona isoko mu Rwanda kuko tutubakina kuki tutari gushaka amasoko kuki twe tutari gushaka amasoko sibyo azaboneka batakidukina izo ndirimbo zizumvwa nabande yego icyo ni gitaramo kirimo uwitwa Bushari uwitwa Abwije uwitwa Kiliku Akiri ikirimo Soshomura ikirimo Fireman ndetse na Nason Soliste no breaking igihe nkuzane ntago uraza kuza kumbwira bira bagiye kwirwa birukanyiramo ubiki bazakivuga cyamajije kugira gute cyamaje gukendebera ni gitaramo rero cyitwa Harmony Africa ngira ngo bakita ngo niba ari Paris concert kizaba kirimo abona komeje kuvuga haruguru haza barimo witwa Kiliku Akiri Abwije ndetse Soshomura ndetse na Bushari and Fireman no muri Nason Soliste akaba gitaramo rero kwinjira kizaba regular 10,000 ndetse rwose VVIP VIP akazaba ari 20 ndetse na table y'150 ntekeza ko rero urumva ko byanga byakunda ibintu bimeze neza cyane umva ko ibitaramo tugeze mu gihe cyabyo rwose byanga byagira gute turi gusoza umwaka byanga byakunda so reka cimira abantu bateguriye kino gitaramo kuko bongeye kwibutsa umuntu bita Nason Soliste ariko nk'ubu bagakwiye kuba bashizeho n'umuntu bitabyibura nka Majid de Black kuko kaka twavuze ubushize nko kugenda bafata abantu bagiye bakora umuziki bakabavanga n'abandi urumva ko atagiye kugira gute kubitekerezaho niba bafashe Nason na Fireman ntekeza ko ari mu bantu bari bagize gute na Soshomura nawe utari bazi iminsi batari mu bitaramo kwita kubitamo witwa Kiliku Akiri ugashyiraho Abwije ukahita ukubitaho Bushari byanga byakunda abantu bazagira gute hazagurumana so kino gitaramo muzakomeza kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga ariko mabwire ko mwagomba kubimenya nyine nk'abantu b'ingenzi kwa no kuri Vision TV abantu bagiye nabo bagomba kugira gute kuyamenya makuru mbere ntago nyine buze kuza kuvuga rero ngo bya bindi ngo bya Mundi Center reka mbe nivugire ibindi ko bya Mundi Center nabonye babihinduye amatiku utaje atwaye imodoka bamubazaga Muyango ngo ntekereze ko nyine abo mbwira biyumvishije bajye banikubita iki akanya ni nyuma yuko umuntu bita makanika yakomeje kugira izina rikamurenga akaza kuza kumwe mu bantu badanje ndetse rwose agakomeza kuba mu munyengo wo kwitwa mubi cyane agakura amafaranga agasundisha abakobwa akabasohokana akabakubita bendova akabajyana mu tubari ariko rwose abakire bakaza kumutenguha bikarangira uwitwa makanika inzara igiye kumukindagurira mu nzu ahita avuga ati kwaheri n'abakire nzabakorera bupagasi ariko uyu munsi nanjye ngomba kuba the owner of business uwitwa makanika yazanye akagoroba k'iki k'abapansione makanika rero nagiye kubona mbona azanye akagoroba k'abapansione yaza ati ni ibiki ariko none imbere yaho ngira ngo araka video ndaza kuza gushyiramo arimo basundisha igishushanyo avuga ati se makanika ko ni ari gusundisha igishushanyo bimeze gute
makanika rero yaje kwerura avuga ati nanjye ngomba kuba the owner of business, ngomba kugira makanika nanjye nkamenya ko umwanya nagiye nta kuba boss, niba nkoranye n'umu boss projet amara gukomera abandi bakaza bakamubeshya ati twayikora birushijeho kwa makanika, bakantwara umushinga, abandi nk'abakorera bakigira muri Amerika bakigira hehe, mbese nakorera abakiriya barakira, ariko njyewe nsigara ndi muki ndi mu mazi abira, none nanjye mfashe umwanzuro wo kugira gute wo kwikorera. Reka mbere makanika ngo welcome mu isi y'abantu bikorera, n'uburibwe gusa kubera yuko nubundi ni yasi yo kugira ngo ushinyirize, ni yasi yo kugira ngo uzutegereze, ni yasi yo kurya umunyu ndetse yo kurya make yukabika azagutunga ejo, iyo niyo sujemo, ariko none udacitse kime ni yasi ushobora kuzakwicazanya n'abakomeye, ndetse nawe ukitwa icyamamare cyangwa se icyogere mu nkuba, ukitwa umugwiza tunga kubera yuko nta kiza nko kwikorera. Niyo mpamvu nyine nk'ubu ngubu mba nkoza aya masaha kubera yuko ngira nde uri nikorera. Reka mbanze mpamagara witwa makanika, ubundi tugira gute tugaruke mu kanya twibaza ngese uwitwa makanika gahunda y'umunsi imeze gute. Yo wa makanika gute gira uti mubi cyane. narashaje ave sinyere mu kasafe Kubera iki se washaje muvandimwe? umupansione ave bya Wamaje kuba umupansione? niko Yo naremeye naramanitse Makani musadeke yo impamvu ngo uhamagaye ngiye guhamagaye n'ubu ngubu namajije kwitereka mu kiganiro. Ndimo kuvuga ati abantu bakiya bakurikirana Vision TV bagomba kumenya ukuri kwa nyako. Nabonye ikiganiro cyawe rwose urimo kwiriza uvuga ngo rwose ngo ababosi bagiye baguhemukira, ngo mugakorana ngo ejo ngo cano ngo bagahindura, ngo gahoro hindura ababosi ngo biza kukudindiza mu iterambere ryawe. Ariko nanone ngo wongeye wagarutse ngo mu bapansione. Ubuse bizagaruka bizakunda ra? Oya biba bigomba gukunda kandi ufite umukunzi. Niko Yo ko ndi umwe mu batsinzwe busadeke akubitwa icuro bucancuro. Yego Koko mana yange yego ubu namenya ari ipiki ni biki ni ipiki baya ibyo abakire byo nta kintu nabivugaho nawe urabazi. yego ubu inshuti mu gihe nyine bakigukeneye uri gukorana ako byibuze iyo ibintu byabo bizamuye bakabona bigenda bumva hari undi wakora ibigenda kurushaho. ubundi bikarangira bipfuye. Ubundi umuntu ahita yibaza kubera iki makanika yatinze gukora ibintu bye kandi yari afite amaboko menshi yamushyigikira. Shayiko nihira igihe wa mugabo. Nabanje gusubira inyuma banze negura ibintu byanjye neza ntazongera guhura na mistake n'ubundi nawe nazo cyane. Yego ariko ubu bwo ntari kambe nyine kanibera umupansione nakundi. Yego uyu mwanya wa none nabonye wenda muri mwe muri content washyize hanze bita ngo akagoroba k'abapansione, ndetse abantu benshi batangira bavuga ati se makanika ko twabumenye nk'umuntu ukina wenda filime yaba yaje mu biganiro ko twabonye n'ubundi content ijya kumera nk'akagoroba k'ababyeyi. Abenshi batangira no kuvuga ngo ushobora kuba washishuye wenda baruki. Ese urabivuga iki? Oya sana ahantu bihuriye kabisa, kandi ikintu bita filime zo turacyazikora. None se ubwo ntabwo ujya ubona ko banyaguso dukorana, kandi nanjye ubwanjye nanjye ibintu byanjye ndi gutegura. Yego kubanga kubanga no kubikorera rimwe byose hafi. Ni ukuvuga ngo uraba ubikora mu biganiro se cyangwa n'ubundi ufite filime ugiye gucisha kuri channel y'akagoroba k'abapansione? Oya movie zo zirakorwa, movie zo ziraza gukorwa kabisa ariko ntabwo zizaca ku kagoroba ku bapansione. Abapansione nyine ni kuri watubonye. Yego izagica kuri channel bita Mechanic Official bimwe bakunze abantu banje. Ngiye kongera nyine mbibatemo ni kwa kundi nakubwiraga ngo umuntu arabanza agasubira inyuma kugira ngo abantu abone ko ataruka kure cyane. Ni ukuvuga ngo tugiye kuba tubona ibiganiro by'akagoroba k'abapansione cyangwa kiriya kiraza gukurikirwa na filime? Filime ho biraza nyuma. Yego ariko ibiganiro byo urumva aribyo ngiye kuba ndi kuvugiramo mu gihe nyiri gutegura filime yanjye kabisa. Yego
hari abandi bantu none bakomeje kugenda bibaza bati witwa makanika urabona nyine akagoroba yagatangiranye wenda n'ibyamamare bigiye bitandukanye karaguma kuriya cyangwa urajya utumiramo abantu nyine bisanzwe mukore content bisanzwe? abo bariya nibo abantu banjye bahoraho, ariko kizajya urumva hazajya harimo abasani, harimo abantu bagize ibintu bakoze, nibo bantu nzajya mba ndi kumwe nabo bonyine kabisa benshi. Yego. Umuntu uzajya ugaragara mu kagoroba k'abapansione nuko nyine akenshi nyine azajya bari umupansione, azajya bari umuntu uri mu kazi n'ubundi nk'ibisanzwe. Yego. Ese ubundi izina abapansione we wakurikije content zanyu mukora nyine kuba wenda warabuze muri filime cyangwa n'ubundi ni abapansione dusanzwe tuzi nk'izina rusange rikoreshwa hose? Urumva iyo umuntu yari amaze atagaragara mu kazi, se ubwo urumva waba ukiri mu kazi? Oya. Iyo umuntu atari mu kazi nyine ababaye umupansione. Kandi ikindi ubupansione bwacu ntabwo ari uko twabaga mu kazi wenda tugasaza. Yego. Nuko twavuga wenda ko byari byaratunaniye tukicara tugahita tuvuga ati ntabwo reka twibera abapansione. Yego. Reka rero tubikore mw'ubwo buryo rero. Yego, harica n'uherukaho bita Dembe TV, ngira ngo wenda hacagaho content bita komisiyoneri, ariko uyu mwanya wa none ntago tukibona, twabonye barahinduye. Ese nawe yari mu bakire cyangwa n'ubundi iyo komisiyoneri zongera igaruka? Asubwo urumva koko wagira icyo urenza kw'ibyo bintu ko kuririrwa ubaza. Ariko komisiyoneri igomba gukorwa iyo ma content yanjye ngomba gutangiriraho by the way. Yego. Kandi tugomba n'ubundi kuri uri kutubona hariya mu bapansione, n'ubundi komisiyoneri izajya irimo bariya abantu ubona mu bapansione. Yego. Nanone rero weho narandi rodi ngira ngo muranye igihe kinini wenda mwaje kongeramo umuntu bita tonalite. Wenda tonalite mu bapansione ntekeza ko ari we mwansi uherutse kwinjiramo, ariko nkaza kwibaza ngo ese tonalite mwamufashe mugendeye kuki? Tonalite ni umuntu wanjye buriya cyane, kubera ko twagendanye igihe nyine mbona ni umuntu ufite impano, mbona ni n'umuntu nyine duhuza cyane, turavuga ati why not tudahuza ibintu. Yego. Tukabikora. So abantu rero bari mu bapansione rero ntabwo duhujwe n'akazi gusa, ahubwo nuko turi n'abavandimwe tumubana, wenda ndeka ko nigeze gutakaza bose nigeze mbatakaza. Yego. Niyo mpamvu ubona nyine ewana turi kumwe kuriya tu. Yego. Nawe urabizi umuntu nta muntu w'umupansione wahagurutse abantu bangana kuriya. Bisaba kuba nyine wanamufite ukuntu muhuza. Yego. Ikibazo cya nyuma wenda ndibuze kuza gusorezaho, hari akavideo kanyu mwigeze gukora nk'abapansione n'ubundi musa nk'aho musundisha igishushanyo, abantu benshi ntabwo bigeze babivugaho rumwe, ariko none tuza kuza kumvikana mu majwi yawe uvuga ko mu bintu ugomba gutekereza imyaka 30 atari ubusa ushobora no gushaka umugore. Tuza kuza kwibaza waje kugira ikibazo igitekerezo cyo gushaka umugore nyuma yuko usundishije igishushanyo cyangwa n'ubundi byari biri mu migambi? Ndi kukubwira ngo imyaka 30 bari ibindi. Yego. Ibya bindi nakwita ibindi, uramutse udatekereza udafite icyo gitekerezo se ubwo urumva bitaba ari ibindi. Yaba ari ibindi. Ayo nguko. Makanika gushimire cyane, ubwo turakomeza turebe nyine abapansione, ariko makanika official ntabwo ndi kuyibona. Sinzi ahantu yagiye. Makanika official buyihoreye. Yego. Ndaza ariko icyo nakubwiye ati ewana no kubikorera rimwe byose hafi buretse. Yego. Ndagutamo. Ubwo ubukwe tubuteganye ryari? Uretse gato mbanze ndebe ko mu bapansione bivamo. Sawa reka tugushimire cyane. Uniza ngo nibike. Ariko makani. Waruncitse ntabanje kukubwira umuntu bita mento. Abantu benshi ko bakomeje kugenda babona rwose utangiranye content turimo kwamamaza. Umuntu araza kuza kwibaza ngo esira content ibwo yaba ari ya mento tukaba tutabizi, ugasanga ejo urongera tubwiye ngo n'ubundi ngo content ngo umukire ngo yongera ayisenya. Chawapi naho bihuriye pe, na hano bihuriye na hato. Yego. Ntabyo mukire hariya. Ni umukire ubukanda akantu ko kugira ngo abapansione babicaye baganira bameze neza. Cyane ka kantu nyine kumuvandimwe buramento nayo no muvandimwe ni kwa kuno uvuga tumuvandimwe wana. Yego. Agasapoti ko ni kabura nakagura. Ako nawe ni umuvandimwe. Reka tukwifuriza ishya nirwa muvandimwe, kandi rwose ntekereza ko ubwo abantu bakomeje kugenda babyishimira. Mbonye video ya mbere yagezeho. Yego. Ikindi rwose kabisa ntihongere kuza kurekura nyabuneka, natwe turemera tugakora views nke ariko tukazikorera. Kurekura bwo agave bino bintu narabiteguye have bubyihore byo kurekura ntibirimo nta kandi kazi ngengira. Asante sana muvandi.
Asante sana bro. Yego. Zebra Switch ngira ngo amajije kubyumva ko witwa makanika. Uyu mwanya none nakubwira ati ngewe imyaka namaze nicaye ni myinshi cyane ntago nshaka kongera kugira gute kongera kwicara ati kandi buriya nabanje kugira gute kubitekerezaho ariko nawe mubajije ku byo gusundisha igishushanyo ati byo ni ibiki ni bindi so izirano ni zimwe mu mpano byo duhora tuvuga ngo rimwe na rimwe igihe usanga umuntu afite tara ariko ugasanga iyo tara ntabwo igeze igira gute ihabwa agaciro cyangwa se ikomeza shining kandi ugasanga umuntu arakora ko nka manikanika ntekereza ko ku Instagram ubona videos ziwe ntabwo bwakira da postinze ni umuntu uhora mu mitwe y'abanyarwanda ni umuntu abantu bakunda bitewe n'uburyo cyazanye content yo kugira gute yo kwigira umusaza ibi rero nibyo bintu mba nkubwira Zebra Switch reka turebe ko byibura bitwa bakibonke bagiye bakora nawe tureba abantu bitwa wenda uretse ko nabonye n'abandi bagenda bamufasha abantu bitwa bakiramani bazi ubuhanga bwa makanika niba bakongera kumva witwa makanika bakagira gute bakamushyigikira bakamusapotinga ereka buriya makanika amugani n'ibintu yaje kuza kuvuga avuga ati wenda ngewe hari content bajyaga banga kuma bitewe n'uburyo nabanje kwibrandinga nk'umuntu w'umubosi kuko yaje ari umusaza ariko ubona ko nyine yegize umuntu w'umukire niyo mpamvu mubwira ngo mubi cyane ngo ibyo n'ubu byihoreye ubu nabaye umupansione ibyo kwigira mubi cyane ntago bikiri gukora kandi kuko yitwaga makanika mubi cyane none uramubwira ijambo mubi cyane agakubwira ati ibyo bintu bya mubi cyane bugize gute bishyize ku ruhande ndetse kumvikanisha ikirere ndetse kumvikanisha ko witwa makanika nyuma y'igihe kiretarimo gukora cyangwa batarimo kumubona mu maso y'abanyarwanda ubu ngubu aribwo bagiye kubona igihe cya makanika kandi ntekereza ko ari umwe mu bahanga twagize ndetse nk'una karagiteri yo kwigira umusaza by the way uretse ko yagira umusaza ariko ugaragaza ko harimo akantu k'akanyamugiye ugaragaza ko harimo akantu ka sharp ko gukunda ibyana n'iki byanga byakura n'ibintu biraza kugira gute biraza kuza kugira neza cyane so reka mbabwira ngo mukomeze mushyigikire makanika kandi mukomeze natwe mushyigikire mukore subscribe yakandisha ibiganiro byacu nakagaruka jobless inyubako yanjye iruzuye nk'umusirimu ngomba kwesitaramo amazi ese ntushobora gusanga yandi yawe amatiyo yaratangiye kwangirika tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya n'inini dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo ibikoresho byacu ni original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere utandukanye n'abandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda ntago naba nkubeshye dore ko hazwi nko ku isaha ucyabutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 078 4357 nanone 23 mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza Mr. Kari Hardware Limited igisubizo ku baplomberi bose muri rusange. Kumubano